Warm welcome to our channel. Murakaza neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira kuri Alligator peppers. Alligator peppers zaboneka ahantu hose, ni ubwoko bw'ikirungo ariko umwimerere wacyo ni uwo muri Afurika. Bitandukanye rero n'izindi spice mujya mubona zigiye zitandukanye, ariko muri make ibirungo byose spices zikomoka muri Afurika. Nuko abantu bagiye bazibagirwa, bazireka, noneho bakagira uburyo bagira ibintu bimwe biharira ariko ibindi ntibabyiteho. Niyo mpamvu sosiyete zacu ubasanga mu byuma, mu nzagwa, mu bigage, ariko ugasanga ibintu bibafitiye akamaro wapi ntabwo babyitayeho. Nageze kuba ndi mu Rwanda muri 2007. Icyo gihe umuvuduko igihugu cyari gifite mu bintu by'inyongeramirire wari uri hejuru cyane. Wajyaga muri Kimironko ukahasanga za artichoke, cyo bita artichoke ni nziza cyane cyane ku bantu bafite za hepatitis B, abantu bafite kanseri y'umwijima ni nziza cyane. Ukahasanga asparagus, ukahasanga na asparagus ni akantu karekare kameze nk'inkoni keza cyane ku bantu bafite ibibazo by'impyiko. Ukahasanga za alligator peppers narayihabonaga, ariko nyuma yaho nza muri 2018 muri ibyo byose nta na kimwe cyari gihari. Kugira ngo bibone nuko ujya muri fresh garden, ariko fresh garden naho sinzi ko alligator peppers ihari. Wenda bashobora kuba bafite izumishije, kuko hano imbere harimo impeke, harimo uduheke. Uduheke rero ni twiza cyane turimo hano muri alligator peppers. Nuvuga ngo iyo ubifashe ukayumisha noneho ukayifungura, harimo impeke. Izo mpeke rero nizo urya, izo mpeke nizo ushobora kuvanga n'ikintu cyose gishoboka. Nko muri West Africa ho izo mpeke bazivanga n'intuza, bazivanga n'ibyo barya. Noneho nk'iyo bafite abashyitsi, abayoruba n'aba Igbo bafite uburyo usanga baziteguye neza, bakazigira nk'uko aba Eritrea iyo bagiye kunywa icyayi n'aba Ethiopia bacana ububani mu cyayi. West Africa ho bacana alligator peppers kubera imyemerere yabo. Nuko alligator peppers, ahantu hari alligator peppers ntabwo umurozi yahinjira. So nimba hari umushyitsi aje guhemukira, aje kugira gute, ntabwo yaba akihinjira. Mujye mwibuka igitabo cya Genesis aho kivuga ngo umuntu yahawe ububasha bwo gukoresha ibingibi bintu by'ibiremwa. Umuntu yahawe ububasha. Niyo mpamvu uzasanga abantu, sinduza abantu gusenga, ariko hari igihe umuntu ajya mu masengero nta kibazo na kimwe afite, ahubwo imyaku igatangira. Kubera iki? Kubera ko na wa muntu yizereyemo, wa mupasita yizereyemo, wa mupadiri n'umusenyeri yizereyemo, ahubwo system amukoreraho amasengesho ni system yo kumutongera imyuka mibi. Ni system yo kumutongera imyuka mibi. Niyo mpamvu usanga iyo umuntu avutse, kera muri za katolika abenshi niho twagiye tuvugira, bahitaga bakujyana umwana bamujyana kwa padiri kugira ngo ababaye property, igikoresho cyaba abapadiri. Ni ukuvuga ngo bamuvanamo ubumuntu kandi agakomeza, kuko akomeza yiga ibyo kwa padiri nyine, bakamuvanamo ubumuntu bakamushyiramo cya gipadiri nyine, bakamushyiramo ya myumvire. Hahirwa abakene ku mutima kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Noneho ubundi ukagenda ukajya
ukubita amaguru hasi ugapfukamira ikibumbe ngo ni Bikira Mariya, ugapfukamira ikibumbe ngo ni Jesus. Bible ubwayo ivuga ngo ntuzapfukamire ikintu cyaba ari cyo hasi, cyaba ari cyo mu mazi, cyaba ari iki, ukagenda ukabipfukamira ubundi ugataha. Ndi umukristo, ndi uwa Yezu, ni ibyo ngibyo. So ibintu rero by'ingenzi amadini yinjira muri Afurika, ibintu by'ingenzi byakatugiriye akamaro yabivanyeho. Muri bino bihugu tubamo, cyane cyane ibihugu bibamo abanyamahanga, bo ni abapfumu, burya abazungu ni abapfumu, abirabura ni abapfumu cyane mu rwego rwo hejuru. Burya abanyarwanda bafite igipfumu ni bake cyane. Usanga amazu yabo kugira ngo yabemo uryama ukabyuka unaniwe, ukabyuka wananiwe wagira ngo baraye bagukubita ijoro ryose. Ni ukuvuga ngo iyo nzu niyo wasenga ntabwo bikunda. Hari muri Luka ntuza bavanyemo umurongo, bavanyemo ngira ngo ni muri Luka 15 umurongo wa 21, buretse nzawushaka neza ngo babwire, aho Yeshua yavugaga uburyo birukana amadayimoni. Umurongo muri Bible zose bawuvanye, dutanze ubashake. Ariko mujye mwibuka ko Yesu we yakoreshaga utwondo, yakoreshaga ijambo, icyo bita imitongero, bya bindi abanyarwanda ba kera bakoraga, kuvugira ku kintu ukacyatura kandi kigakoraho ibyo wowe ushaka ko gikora. Ibyo ni ibintu abantu amadini yavuze ko ni ibya Luciferi. Ariko ngiye hano nzajya mbacalenjinga, kubera ko nzajya mbabwiza ukuri. Uzi ko ni igipagani, ntabwo mpakana ko wenda kubandwa byari igipagani kubera ko abantu bamenye Yeshua. Ariko mujye mumenya ko imandwa ntabwo ishobora kuroga imandwa ngenzi yayo. Imandwa ntishobora kwica imandwa ngenzi yayo. Imandwa ntishobora kugambanira imandwa ngenzi yayo. Kubera iki? Imandwa cyangwa ibyo bita nyabingi, uriya nyabingi mujya mubona iriya filozofi y'abarasta yavuye kuri nyabingi. Iriya filozofi yahari, hari indirimbo n'ubundi usanga bacuranga ngo za nyabingi n'ibindi. Noneho rero abo bantu ba nyabingi n'abandi bari abantu bigishaga abantu kubaho badahemutse. Nta mandwa ya nyabingi ishobora guhemukira indi nyamandwa nyabingi. Nta mandwa ya nyabingi ishobora kuroga indi mandwa ya nyabingi. Nta mandwa ya nyabingi ishobora gukubita umupanga ngo iteme indi mandwa ya nyabingi. Nta mandwa ya nyabingi ishobora kurasa indi mandwa ya nyabingi. Icyo gihe bakoreshaga umuheto, ariko nta mandwa ya nyabingi ishobora kurasa indi mandwa. Abagirwa ba nyabingi. Noneho nta mandwa ya ryangombe ishobora kwica indi mandwa ya ryangombe. Bivuga ngo ubwicanyi ndengakamere ntibwendaga gushoboka iyo abanyarwanda bagumana bya bindi byabo. Ariko abanyarwanda bakiriye uwo nakwita umwami Yeshua, ariko ntabwo bamwakiriye bya nyabyo, bakiriye ikibumbe, ikigirwamana. Noneho n'uwagishyizeho Mutara wa III Rudahigwa kimutera umwaka bahita nayo bamurangiza. Ntabwo wafata ikibumbe ngo gishyire ku butaka bw'u Rwanda ngo ugihindure imana, abanyarwanda bahindure zengezenge ngo bikugwe amahoro. Niyo mpamvu biriya ibibumbe byose biri mu gihugu byagombye kuba barabivanyeho. Ibibumbe bimeze nk'inzoga z'ibyuma. Abakecuru babaye zizenge, abasaza babaye zizenge, urubyiruko rikuba zizenge. Kuko urubyiruko ruragenda
rwagera ahantu hari umusaraba, hari ikibumbe, ubwonko bwabyo bugahita bujya gupfukamira cya kintu. Urwo rubyiruko ruzatekereza gutera iyi ngiyi ryari? Uzatekereza gutera dragon fruit ryari? Uzatekereza gutera pomegranate fruit ryari? Uzatekereza gutera imizabibu ryari? Niyo mpamvu n'abayobozi bacu bafite izo nganda z'inzoga nabo babaye zezenge. Nabo ni zezenge. Abo bafite inganda z'ibyuma nabo ni zezenge. Kuko kuki udashobora kugenda ngo wige ujye muri Portugal, wige uburyo bakora wine? How long does it take? Kujya muri Portugal ukiga uko bakora wine z'imizabibu, ukaza imyaka 2 imizabibu ubu yihinze na leta yaguhaye aho uyihinga, ukajya uyishyira mu nganda zawe. Mukaza mukavangira abantu ibintu by'amafuti. Kuki utagenda ngo ujye Cape Town ngo wige uko bakora za Droosthof, za ziriya za wine, za Nederburgstein, uyige ko kugira ngo uzikore ari ukubanza ukagira imbuto zera Cape Town. Mu Rwanda ni gute zitahera? kandi Cape Town ho haranakonja kurusha mu Rwanda. Ni gute abantu bakora wine y'igisheke, mwebwe abanyarwanda mudashobora gukora wine y'igisheke? Bisaba iki? Gufata urugendo mukajya gukopera mu nganda bitwara igihe kingana iki? Ariko bazezenge bashaka amafaranga yihuse y'ubusa batakoze. Niyo mpamvu Bill Clinton n'abandi bajyaga bavuga ngo abanyafrika ni free eaters, abarya batakoze. None se barababeshyera? Ubutaka bungana kuri iyi misozi iriho ubusa. Imisozi iriho ubusa ni ibihuru, nta rubuto ntaki, ntimushobora kwibyaza umusaruro. Nta barya batakoze. Mwarangiza ngo murakennye. Ubwo nyine bakagenda bakora urukingo rushasha, bagashaka icyo bita lab rats, bakaza bakabakubise mu bana batoya mu mpinja. Kubera ko ngo murakennye, murashaka ayo mafaranga mwebwe muyabike, ariko abana bahinduka imbeba, ruriya rukingo barubakubite. Ubu MMR, mumps, measles, rubella, Trump yazivanyeho muri Amerika. Ibyo se murabizi? Ntabyo muzi. N'izindi Kennedy yari yavanyeho mbere za hepatitis B, mwebwe muracyazitera. Ibibondo byanyu abana bakivuka bavuka mwabahinduye utubeba two muri lab ko gukoreraho ubushakashatsi. Murabizi byabaye Nigeria, murabizi byabaye India mu rukingo rwa tetanus, ibyo basanze. Muracyazi batera abana banyu, muracyabatera inkingo za tetanus, kandi mufite inkingo za kera za gakondo zimaze imyaka tutazi uko ingana. Nyabugogo zisangayo amabumba abagore banywa batwite, Nyabugogo yuzuyeyo, mu bagorozi yuzuyeyo. Umuntu umwe ririya bumba ntakingira umwana we, ntahaba ahuriye n'abariya bajyana abana babo kwa muganga. Umwana ntarwara, umwana ntagira ikibazo. Umwana ashobora kugira imyaka 40 nta n'indwara n'imwe ararwara ku mugore wamwe ririya bumba. Mwabigize igipfumu, mwarabisuzuguye, nta bushakashatsi mushaka kubikoraho kuko nta n'amalaboratoire mufite. Zezenge abantu, society idashaka kwiga, society idashaka guhinduka, society iyo idashaka kurwanirira abantu bayo, iyo idafite urukundo ku babyeyi, abana babo n'abakobwa n'abahungu babo, iyo society iba yarangiye.
ibarangiye. None se inganda z'ibyuma nimba nta nzoga bagira, nta bitoki bijyamo, nta bisheke bijyamo, ntabyo bintu bijyamo, inganda z'ubutozo biriya bihwagari muhinga nibyo bivamo amavuta yose bahinga. Amavuta yica abantu yo kurusha n'ibyuma. Ese amazi abantu banywa jibu ko inukamo n'imiti, amazi ya jibu anukamo imiti. Amazi ya jibu urayanywa ukarwara umutwe, ukayoberwaho umutwe wavuye, ugakomeza ukayanywa ukazangera ukajya uhora ku binini by'umutwe. Wagiye ugafata amazi y'isoko ukayazana ukayateka, uretse ko amazi y'isoko wayanywera aho batanayateka, ukayateka akaba ari uzanywa. Ariko ngo iterambere tugura amazi akabarwaza, amavuta akabarwaza, inzoga zikabarwaza, noneho bazana n'iyica mu bikarahabutaka mukaziteramo 90%. Usenyurwe bamutiza umuhoro. Bill Gates azabatiza umuhoro paka. Bill Gates azabatiza imihoro mpaka murangiyeho, kuko gahunda yamuzanye niyo kurangizaho icyo bita umunyarwanda mu karere. Aho hantu bazahatuza abanyamahanga, umunyarwanda bazaba batarenze n'ibihumbi 500 mu myaka 20-30. Bazaba ari bake cyane, kuko abagiye gupfa mu minsi iri imbere nibo benshi. Noneho n'abakabarengeye ngabo ni ukubazanamo inzoga. Ni gute ushobora kuzana inzoga uri kamanda w'abasirikare, kandi uzi ko izo nzoga zinywebwa n'abasirikare bawe? Uri kamanda wa polisi, nimba ari CGP, nimba ari biriya byose, uzi ko abapolisi bawe bato hasi aribo bakunze kuzinywa, kuko nibo bagenda nijoro, nibo bafite ibibazo byo guhura n'imbeho y'ijoro, nibo bakeneye ibyo byuma, nabo bakarani nibo bakeneye ibyo byuma. Ntabwo abantu bo muri ofisi bakeneye ibyo byuma. Umuntu wo muri ofisi ufite umushahara mwiza, ubwo muri weekend iyo yabonye akanya anywa bitsingi cyangwa akanywa kawisiki, ntabwo bakeneye ibyo byuma. Abo basirikare bo hasi nibo bakeneye ibyo byuma. Abo babujijwe kwinjiza warage ba Nyagatare n'ahandi za Mutari yo ngiyo nibo bazanywa ibyo byuma. Ntabwo bazakunywera urwagwa bariya abantu, ntibazakunywera ikigage, nta nubwo bazakunywera biri, bazanywa ibyo byuma. Numvisha ari naho hapfa abantu benshi cyane. So rero society yacu ihindure imyumvire, ihindure imitekerereze. Uyu munsi nabazaniye Alligator pepper kugira ngo mushake powder yayo, mushake ifu yayo muri za supermarket, muzajya muyibona. Ni muyishaka muzayibona. Niba nanira kuyibona muri supermarket muzayitumiza kuri Amazon. Niba nanira kuri Amazon muzayitumiza, yaba ari Sudan ziba zihari, yaba ari Uganda ziba zihari, yaba ari Kenya ziba zihari, yaba ari Tanzania ziba zihari zumishije, mukavuga muti Alligator pepper. Ziba zihari z'amafu, ziba zihari zumishije. Uretse mu Rwanda n'u Burundi niho nabonye batajya batera imbere mu bintu abandi bateramo imbere, yaba ari ibinyampeke, yaba ari ibiki, nta na kimwe bateramo imbere. Baguma ari babandi barangiza bakabeshya ngo nibo banyabwenge ngo muri Afurika. Ubwenge ntabwo ari ubwenge bugendera mu mamodoka, ntabwo ari ubwenge bwubaka amazu agerekeranye, kuko ayo mazu agerekeranye imitingito igiye kuza izayashyira hasi yose. Kuko sinibaza ko ayo mazu afite n'ubuziranenge, sinibaza ko ayo mazu mwayubatse muteganya imitingito, mwari ukugereka gusa mwirukanka. Imitingito niza yose izayashyira down, mwongere mutangire bushyashya.
kubera ko mwayubatse nabi mudateganya ko imitingito ishoboka. Rero mwivure abanyarwanda bari gupfa cyane kandi bagapfa bavuga ngo ni amarozi, nta marozi ntayo. N'izo nzoga nubwo bazihagaritse ntabwo impfu ziri buhagarike, kuko inyicamubiri karahabutaka narayisobanuye kenshi, uburyo izunguruka mu mubiri, uburyo ijya mu mitsi, uburyo ijya mu bwonko, uburyo ijya mu nyama icumi z'umubiri, uburyo izamuka ikajya mu bice byose by'umutima hose, uburyo imanuka ikajya mu mwijima, ukajya mu nyama zindi yo bita late, uburyo cyangwa spleen, uburyo imanuka ikangiza amara. Dore igisubizo ngiki, alligator peppers. Ari mbisi gutya ushobora kuyirya, ari mbisi ukajya uhekenya nta kibazo, ariko noneho ushobora kuyumisha cyangwa ukagura iyumishije y'ifu, ukajya ugira gute, ukajya ushyira mu byo urya agafu, ukajya ushyira mu byo urya, ushobora gushyira mu cyayi unywa agafu ariko kitarimo isukari, ushaka ubuki bwiza, ushobora no kuvanga n'imiti yose. Ushobora kuvanga alligator pepper n'ibintu bisharira, yaba igikakarubamba nzabigisha uburyo bagikora, yaba ari umubirizi, yaba ari umuravumba, biriya byatsi musuzugura. Ubu abantu bo hanze bo mu mahanga nibyo bari guhiga, nibyo bari kugurisha cyane. Urubyiruko rwabuze imirimo, gufata umuravumba ukawumisha ukawujyana kuri Amazon bakajya bawugurayo byakunaniza iki? Gufata umubirizi, aba West Africa umubirizi wabo ugurishwa kuri Amazon. Aba West Africa basohoka n'imibirizi yabo, ariko imibirizi umunyarwanda yumva ko ntacyo wamumarira. Nyamara umubirizi ushobora kukuvanamo ziriya gicamubiri karahutaka zose zikagushiramo. Uramutse wemeye kunywa igikombe kimwe cy'umubirizi, nibura amababa 7 buri munsi mu gikombe kimwe, ukanywa amezi 3, inyicamubiri ziba zagushizemo, indwara zose, yaba ari inzoka, yaba ari izo zo mu gifu, ziba zagushizemo. Alligator pepper rero ivura amara, ikavanamo imyanda yose, kuko iyi ngiyi ni antimicrobial, ni antibacterial. Abagore bavuga ngo infection, alligator pepper niyo igomba kubavura, niyo igomba kuvanamo infection. Ushobora gufata n'ifu yayo ukayishyira mu mazi utegeze uvanga n'ikindi kintu. Abantu bafite ivuduka ry'amaraso ry'umutima, umuvuduko w'amaraso, alligator pepper niyo izabafasha. Noneho tumors ni ukuvuga ngo utuntu nakwita ko ari utubyimba, tumors ku bwonko, usanga ukagira ngo ni umutwe, ukanywa paracetamol ntibishire, ukanywa paracetamol bikoroha ntibishire. Ubwo ni tumors ziba zaje ku bwonko ariko zatewe na zanyica mu bikarahutaka. Twarabisobanuye uburyo zigenda nyuma y'amasaha 28 ziba zamaze kuba akanyangingo ko muri liver, ukuntu zizenguruka, icyo bita systemic distribution, bakagenda bikajya hose, bigatangira gukora iki, bigatangira kwangiza, icyo bita biva muri liver bikajya kuri cardiovascular system. Cardio ni umutima, heart. Vascular ni vessels, systeme y'imiyoboro, imitsi, ikajya muri za arteries, imiyoboro, imitsi hose, ikajya mu bice byose by'umutima, uko bigeze. Ni nabyo bivamo bwa bushye twabonye. Hari ubwo bita myocarditis n'ibyo bita pericarditis. Gushya kw'agahu k'inyuma k'umutima no gushya kwa muscle y'imbere y'umutima. Niyo mpamvu abantu bose bari gupfa bari ku mwuka, bari gupfa bari kuri oxygene. Ni kwinyica mubiri karahutaka zica, kubera ko zirabanza zigatwika, hakaba iyo myocarditis, hakaba izo za pericarditis, noneho zikamanuka zigatwika air sacs. Kuko twibuke ko amaraso aba yabaye oxygenated. Amaraso ni ukuvuga ngo
iyo zitwitse air sacs, ya maraso yagombye kugenda afite umwuka, ni ukuvuga ngo nayo ubwayo aba afite ikibazo. Noneho systemic distribution, uburyo amaraso azenguruka umubiri wayo hose hagenda haba icyo bita clotting cyangwa se ubwibumbe mu mitsi, kandi ikibazo ntubwumva ariko abaganga benshi bagenda babibona mu mpfu z'abantu iyo bavanyemo, hari abo bita mbomas, abatunganya imirambo y'abantu bapfuye, iyo bavanamo ibyo bagomba kuvanamo nibwo bagenda babona izo clothing. Hari ibyo bita chicken fibers, nabikozeho amavideo menshi, mfite amavideo arenga 50. iyo ukoze subscribe ntabwo bihagije, ujya kuri channel yanjye urebe video mfite uko zingana, ujye kuri imwe. iyo ukoze subscribe ntibihagije, ko subscribe ibya kera nibyo bifite akamaro, kuko ibya kera nigishije uburyo wivura. Nuvuga ngo abantu nubwo mutankurikira, abazakurikira bahereye kuri video zanjye za kera bakabikoresha byose, bazajya bakira vuba. So abanyarwanda rero mukoreshe Algaro Peppers, wibuke ko ari cyo kintu cya mbere gishobora kugabanya kanseri, kandi mwese murwaye amakanseri, abantu mwikingije mwese murwaye amakanseri, mufite za bacteria mu mubiri wanyu zitabarika, mufite ibintu byinshi. Nimba barashyizemo PPV, iyo bita P7, ni ukuvuga ngo mufite bacteria z'ubwoko bwose bushoboka, mufite microbes z'ubwoko bwose bushoboka, mufite ibintu byinshi cyane mu mubiri yanyu, mufite SV4 semivirus 40, mufite perchlorate, ibintu by'imvamigabane muri mwebwe, byo muri red planet murabifite muri mwebwe. Nuvuga ngo bafashe ibintu byo mu bindi migabane bavanga n'ibintu byo mu isi, bagiye bavana mu ndwara, bakora imvange babateramo. Noneho niyo mpamvu navuze nti n'impinja zanyu murazitera. Mujya gushingura, murebe imyaka, musome imyaka, murebe abantu bari gupfa uko bangana. N'impinja zanyu murazitera, n'abakecuru banyu barazitera. Muzabaho igihugu kitagira abasaza n'abakecuru, kitagira n'impinja, ko nabonye izi nyica muri karahabutaka zica impinja kurushaho. Kandi abo twabwiraga mwijyana abo bana ntabwo batwumvaga. Ni gahunda ya leta. None se leta ntubaze, mu myaka 10 abaturage bagushizeho uzayobora nde? Gutegeka biroroshye, ariko gutegeka ugomba kuba ufite abutegeka. Abantu niba bashize muzayobora nde? Ko namwe mu Rwanda. Niyo mpamvu rero ibintu byose bisaba ko abantu babanza bakiyubakamo urukundo, akumva ko umuntu ari nk'undi, akumva ko ubuzima bw'undi n'ubwe bungana. Apana kuvuga ngo njyewe ntago ndi buteremo umwanda abana banjye, reka umugore wanjye mufate ajye kubyarira muri Pologne, reka umugore wanjye mufate ajye kubyarira South Korea, kubera ko uzi neza yuko hariya batari mu mujombe bw'aborozi. Babizi neza ko batari mu mujombe bw'aborozi. Niho umujyanye kubyarira. Umuturage wo hasi uramuretse umwana we bamuteremo bya birozi. None si ibyo birozi mwabivanye ku isoko. Nimba mwavanyemo ngufu, mwagabanyije inkingo z'abana, wenda mugasigurwa poliyora, kugira ngo abana batazavuka ari ibimuga bakajya bavuga ngo ndi ikimuga kubera papa, ndi ikimuga kubera mubasigire rwa poliyo. Wenda isindi muzivaneho, muziscrap. Amavuta y'ubuto
ubwo buziranenge afite nubuhe? So aba kanseri rero twagiye tubona za dragon fruit, ushobora kuvanga alligator pepper na dragon fruit, ushobora kuvanga alligator pepper na pomegranate fruit, ushobora kuvanga alligator pepper na coconut ugasekura ukongeramo amazi make ukanywa, ushobora kuvanga alligator pepper na kiwi fruit, twarazibonye. Mujye musubira inyuma kuri video twabikiranye ko cyane cyane ushobora kuvanga alligator pepper na white radish. Ubwo ibyo ni ibintu nzagenda bizansaba kubisubiramo, nari narabikozeho video. Uyivanze na white radish byagufasha mu ngingo. Ubu tufite abana bato bari kurwara kanseri z'amagufa, dufite abantu bakuru batakibasha kugenda, babaye ibimuga mu nzu. Mbese ni ibibazo, dufite ibibazo byinshi, abantu bararwaye bose, igihugu cyose kirarwaye. Kubera iki? Kubera ko abantu bakunze amafaranga, ngo amafaranga ngo niyo rutsi y'ikibi cyose ku isi. Abantu bakunze amafaranga, abantu bashaka inyungu zihuse na hato na hato. Nimba minisita bamushize aho ngaho akagira amahirwe make yo kumva ngo umushoramari araje ngo azanye amafaranga, ntabwo minisita ari burebe ngo ingaruka biri bugire ku bantu, arahita abyumvisha systeme yose, abumvishe ko bagomba kwitera ibyo bintu ku ngufu. Ndabyibuka abapolisi bakuru bari babyanze. Uriya abapolisi bakuru impamvu bari babyanze ni ukubera ko bari babonye ibiri kuba ku bantu, abari gupfira kuri sport, abari kujya mu bitaro, bati bino bintu biri kwica abaturage. Ariko kuki muticaje abo bapolisi bakuru ngo mubabaze impamvu babyanze? Ariko murabakanga, you treated them. Mwarababwiye ngo utari bwikingize turamwirukana mu kazi. Umusirikare mukuru utari bwikingize turamwirukana mu kazi. Umupolisi mukuru utari bwikingize turamwirukana mu kazi. Minisita n'umusirikare uzi kuneka kuri field ninde ngo amenye ibintu byiza n'ibintu bibi? Bari babyanze, mubashyiraho ingufu. None inzego zose abantu bari gupfa. Aba basirikare hari ababe bari tired, hademobi bo ibyuma byarabishe, hari abo nzi bapfuye rwose benshi tumaze gushyingura. Ba senata barapfa buri munsi. Ngaho abo bavugizi ngo ni uburozi. Ariko hari n'ikintu cyanyobeye mu Banyarwanda, reka nacyo kintu nyivugeho kubera ko hari igihe nageze kwicara, noneho ndeba umwe witwaga umuvugizi icyo gihe, sinkunda gusubiramo amazina y'abantu bapfuye, wari umuvugizi w'igihugu. Noneho ndareba ari kuvuga ijambo, mbona ijisho ryarahengamye. Kwa kundi umuntu aba arwaye umwijima watangiye guturika. Muzajye kuri Google mubumvisha amarenga yanjye, murebe uwo muntu wari umuvugizi, murebe amafoto ye, muzabona ifoto imwe ijisho ryari ryarahengamye rimwe, irindi rireba hejuru. Biriya nibyo twita liver energy deficiency. Umwijima watangiye guturikiramo imbere, ijisho rimwe rireba hejuru cyangwa rikaba rito, irindi rikaba rinini. Iyo umuntu abaye gutyo nta n'ukwezi aba asigaje. Noneho mu mutima wanjye ndavuga nti uyu muntu agiye gupfa. Hashize ukwezi yarapfuye. Ariko ikintu cyantangaje ni speculations zo ku mbuga nkoranyambaga ngo yarozwe, ngo yagize gute. Umwijima waturitse ni ibintu bigaragarira kuri clinical sign and symptoms, urabireba ukabibona. Arapfuye, noneho bagize gute, baravuze ngo yarozwe. Gute se? Inda yabyimbye, inda yabyimbye irangana umusozi,
amaso rimwe rirareba hejuru irindi rirareba hasi, ayayaya, ngo yarozwe. Ninde wamuroze? Ubwo n'abashinzwe iryo perereza y'ahantu hambere bafatiye amaferi ni ku mukozi wo mu rugo, ngo wenda yamuroze, ngo wenda yagize gute, kuko urumva ikibi kizinyica mu bikarahabutaka zitera confusion, noneho abantu bakajya gushaka ikisha umuntu, bakagira speculation, bagatangira kubeshya, bagatangira gucreatinga stories. Ariko ikibazo dufite ni kimwe, ikibazo ni inyica muri karahataka zateye mu bantu, kandi nta handi hantu muzabona habafasha kuzivana mu mubiri uretse hano. Ni ukuvuga ngo abantu bazabaho imyaka 10 iri imbere nababa bazarakoze subscribe kuri iyi channel bakora ibyo tubabwira, bakora ibyo tubabwira. So mubyibuke rero, abafite abarwayi b'amakansa, ab'amakanseri bo ubutaha nzabazanira wenda ikindi mwavanga na alligator, ngo alligator nzakomeza mbe nzifite. Ab'amakanseri bafite barwaje amakanseri nzabereka uburyo mushobora kuvura amakanseri, ariko mujye mwandika message hariya kubifuza imiti, wandikeho message umbwira uti dore nimero yanjye ngiyi kuri message, mpamagara tuvugane iby'imiti, kuko kansa yihuse cyane. Ibi ngibi biratinda, ibi bigenda gakeya, ibi ni preventive, no kuvuga ngo ni ibirinda. Ariko kansa yarenze cyane, hari imiti direct ifite ingufu ihita ivura iyo kanseri byihuse, kanseri igahita ikira. Nta murwayi wanjye n'umwe wa kanseri ujya unanirwa gukira, as long as wiyemeje guhagarika imiti yo kwa muganga. Nimba uri muri kemo ukavuga uti okay, reka mbe zihagaritse mfata imiti yawe, imiti yangira kuvura. Nta murwayi n'umwe wa kansa nari naha imiti ngo ntakire, nta n'umwe, ntawe uhari. Nta n'umurwayi nari navura ngo apfe, kereka ba bandi uha umuti yasomaho gato ngo ko narutse se, kandi imiti gakondo ugomba kuruka. None se yakuvura gute utarutse uburozi bwa bukuri mu nda, utarutse imyanda iri kuri mu nda? Ngo ko narutse se, ugasanga imitara paritse arajugunye, ahise yisubirira hehe kuryama mu bitaro. Abo ngo nanjye icyo gihe ndakaraba nkavuga ni okay, ubwo basubiye kwa muganga then it's fine. Ariko njye umurwayi nivuriye bose na n'uyu munsi bariho, habona haye imiti bose bariho. So ikindi kintu rero mwakora, bafite ibibazo by'impyiko, urabisekura ukavanga n'imisatsi y'ibigori, imbuto zazo ukavanga n'imisatsi y'ibigori, ukanywa igikombe kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Abafite ikibazo cy'umwijima mushobora kuvanga na radi, ugashyiramo nk'ikiyiko muri radi, ukanywa ji igikombe kimwe mu gitondo, indi ji igikombe kimwe nimugoroba. Abatazi radi nabo nzazibereka. Twabivuze karoti y'umweru, abafite ikibazo cy'amagufa ushobora kuvanga na karoti y'umweru. Abafite ikibazo cya kanseri zo mu bwonko ushobora kuvanga na dragon fruit, ubushize narayiberetse. Abafite ikibazo cy'umutima ushobora kuvanga na pomegranate fruit, ubushize nayivuzeho, twayikozeho. So murakoze rero, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Master Kata.